nubwo abantu bamwe usanga batabyitaho cyangwa bakabifata nk'aho gusesagura, burya impano ni ikintu kigira akamaro gakomeye mu gukomeza urukundo rw'abakundana. Iteka impano zihora ari ingenzi cyane ku muntu ushaka kubaka umubano ukomeye kandi wuje urukundo n'urugwiro. Muri rusange impano zigira akamaro kanini, ariko byose bikaganisha mu gukomeza umubano no gutuma urushako ruramba. Nongeye kubaha ikaze bamikazi mwese mwahisemo gukurikira Kiberenka TV. Niba ari ubwa mbere rwose urakaza neza, niba atari n'ubwa mbere welcome back, dukunda abagaruka. Nitwa Diane, nashinze Kiberenka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwiyitaho. Niba utarakanda kuri subscribe, reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utazacikwa na kimwe mu biganiro ndetse n'amakuru akora mu buhanga n'ubushishozi tudahwema kubashyikiriza. Reka mu kanya gatoya tugaruke twinjira mu nsanganyamatsiko yacu mu buryo bwimbitse. Ntimucikwe. Reka tubagezeho rero ubwoko butandukanye bw'impano ushobora gutanga ukayiha umuntu umwereka ko umukunda rwose, ugasanga umubano wanyu urushijeho kuba mwiza. Impano ya mbere ni impano yo gushimira. Imibano iyo ari yo yose, buri gihe ni byiza kwibutsa umukunzi wawe ko umukunda cyane kandi ukanamushimira ko yaje mu buzima bwawe n'ibyo akora ku bwawe. Ushobora kumutegurira impano nziza kandi yoroheje, niyo yaba shokora cyangwa ikindi kintu kidahenze. Ni uwo kubanza kubira ibyuya ukayimuha nk'ikimenyetso cyo kumushimira, kandi birahagije rwose kwerekana yuko ibyumvo byawe, impano yawe yo gushimira izahora imukwibutsa ubuziraherezo. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru lovelyroses.com, impano ya kabiri ushobora gutanga ni impano yo kugaragaza urukundo. Iyi ni impano nziza yo gushimangira umubano. Niba uri mu bucuti cyangwa ufitanye umubano udasanzwe n'undi muntu, ugomba guhora umwereka yuko umwitayeho cyane. Si ngombwa buri gihe gutekereza kumuha impano nyinshi zidasanzwe. Impano ntoya izamwereka ibyiyumvo by'urukundo umufitiye kandi bimutere kwiyumva nk'udasanzwe. Iyindi mpano ya gatatu ni impano yo kwizihiza isabukuru. Isabukuru y'amavuko y'umuntu cyangwa indi sabukuru iyo ari yo yose ni intambwe ikomeye mu buzima bw'umuntu. Ni ingenzi cyane rero kuzirikana uwo munsi maze ukifatanya n'umukunzi wawe kwizihiza, ariko ntiwibagirwe no kumugenera impano idasanzwe ijyanye n'uwo munsi. Hitamo impano ikwiye gukunda kandi watekerejeho neza, bizagufasha gutsindira umutima we byoroshye. Indi mpano ubwoko bwa kane bw'impano watanga ni impano yo gusaba imbabazi. Nk'uko tubikesha urubuga fnp.com, impano ya kane watanga ni impano yo gusaba imbabazi, aho amagambo adahagije. Impano burya zari kugira ngo zibigufashemo. Abantu bakunze kwisanga mu bihe bibagoye aho bashaka gusaba imbabazi abo bakunda, ariko bakabura amagambo akwiye bakoresha. Bihe nk'ibi rero impano ishobora kubikora neza cyane, bikagufasha mu kwerekana ko usabye imbabazi ubikuye ku mutima. Muri iki gihe rero impano ishobora kubikora neza cyane, ikagufasha kwerekana yuko usabye imbabazi ubikuye ku mutima. Impano yerekana ko wababajwe rwose n'ibyo wakoze. Ubundi bwoko bwa gatanu bw'impano ni impano yo kwishimira intsinzi. Indi mpano ya gatanu watanga ni impano yo kwishimira intsinzi y'umukunzi wawe. Iyo ubonetse ukifatanya n'umukunzi wawe kwishimira intsinzi runaka yagezeho, biba byiza, ariko biba akarusho iyo umushakiye impano nziza yo kumwerekana ko umwishimiye, bimugaragaza ko wishimiye byimazeyo ibyo yagezeho, ibyagezweho, ibyo ari byo byose. Iteka impano izahorera isobanuye byinshi kuri we, kandi ahore yishimiye cyane kumva ko hari umuntu ushishikazwa n'intsinzi ye. Ubwoko bwa gatandatu bw'impano ushobora gutanga ni impano yo gutuma umukunzi wawe amwenyura. Aho ukunda impano kubera yuko bizana kumwenyura ku maso ye. Nk'uko tubikesha urubuga Venice Fleur, impano yuzuza ibyishimo, amahoro n'ibindi byiyumvo byinshi by'urukundo. Atitaye ku cyabaye, iyo umuntu yakiriye impano imutunguye arasimbuka kubera umunezero. Rero mu mibanire yose ni ingenzi kuzuza ubuzima bw'umukunzi wawe impano z'ibyishimo zo gutuma bamenya akamaro kabo mu buzima bwawe. Muri rusange rero ibyo byose byerekana yuko gutanga impano ari ingirakamaro. Shimangira imizi y'umubano wawe, ugenera impano umukunzi wawe kandi kenshi gashoboka, hanyuma ahorane iseko.
inyubako nziza yuje urukundo bigizwemo uruhare nawe. Impano ni ingenzi cyane rero kuko ibasha kugaragariza uwo ukunda ibyiyumvo n'amarangamutima byawe mu buryo bworoshye. Murakoze kuba mwabanye natwe kugeza ku musozo. Niba wakunze ibyo twakugejejeho, twagushishikariza gukanda kuri like ndetse na subscribe ndetse no kutwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa bugufi ukaduha igitekerezo ku makuru twakugejejeho. Naho ubutaha, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Bye.